Turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe, wowe uri mu rwatubyaye u Rwanda cyangwa ukaba uri hanze yarwo, abari mu majyepfo y'iki gihugu, mu majyaruguru, iburasirazuba, abari mu murwa wa Kigali, mwese turabasuhuje, Uwiteka akomeze kubana namwe. Ni ukuri turabifuriza amahoro, ni nayo mpamvu turabakunda cyane, tubaha imiti igiye itandukanye, mujye mugerageza muyikoreshe, ni ukuri muzajya mugera kuri byinshi byiza biba bibakwiye. Rero nakubwira nti kanda subscribe, kande like, kande comment, maze dukomeze kubana muri ibi biganiro, ndetse bibaye byiza iyi video wayisharinga ukayiha mugenzi wawe, kugira ngo niba udafite iki kibazo we ugifite abashe kuba cyakemuka, kuko mpamya ndashidikanya ko niba wowe umeze neza ni byiza, ukwiye kwenjoyinga ubwo buzima, ariko mugenzi wawe ntabwo ameze neza. Kandi wanashimishwa cyane yuko nubwo turi mu isi bikaba bigoye, ariko nashimishwa nuko twese twabaho twishimye, twumva dufite amagara mazima. Byagenda bite rero? Turacyari mu isi aho umwanzi ashobora kuturasaho imyambi, ariko nubwo turi mu isi, umwami Yesu Kristo yaduhaye ibimera, Imana yaturemeye ibimera, maze natwe iraturema, maze itugira abatware bagomba gutwara ibyari bigeye kuri iyi si byose. Uri umutware w'ibiriho byose, rero ni nayo mpamvu ibyo ngibyo yakuremeye ukwiye kubikoresha ubyivuza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara yitwa imitsi. Imitsi ni indwara izengereje abantu benshi, ndetse nakubwira ngo ni indwara ishobora gukurura uburwayi ikagera ku rupfu. Kuko ni ukuvuga ngo imitsi niba yatangiye kugira ikibazo maze ikifunga, ni ukuvuga ngo hahandi hanyuraga amaraso ntabwo hakiri kugenda. Ikiri bube ni iki? Ni uko bizafunga ya maraso aho yakagombye kuba atembera mu mubiri, ntahatembere, ntabashe kuhagera. Icyo gihe hazaba iki? Uzatangira kumva ibinya mu mubiri wawe, utangire kumva ibintu by'ibinya, intoki ntiziri gukora neza, ibirenge ntibiri gukora neza, kubera ko ya mitsi nyine yabashije gufunga ahantu, ntabwo amaraso ari gutembera neza. Gusa ibi bintu akenshi bikunze kuba bitaje gutyo gusa, harimo n'imbaraga y'umubi, hakazamo n'amarozi n'ibiki byose. Ariko niba nta marozi arimo, nguha umuti kugira ngo uwukoreshe, kandi nabwo niba harimo ikibazo cy'amarozi nabwo gusa nakubwira nti niba ukoresheje ibi bintu bikaba bitakunze, ntabwo ari ikibazo cyawe gusa, byumve neza ubikoreshe kuko bibasha kugukiza. Ariko niba bidakunze, duhamagare, nimero yacu dukunze kuyishyiraho, maze tuguhe umuti ubasha kugufasha, kuko ubwo ngubwo hamaze kwivangamo ikibazo cy'amarozi. Gusa dukunda gushyiraho amavideo menshi, n'ayo ngayo y'amarozi ashobora kuba wajyaho akagufasha. Ariko niba utabashije kuzikurikira, wowe duhamagare maze tube twagufasha. Twiteguye kuba twabafasha uko byagenda kose, kuko nicyo tubereyeho, ni ugufashanya. Mu isi, tukiri mu isi, tuzakenera abantu. Ni nayo mpamvu nifuza yuko nabaho meze neza ari uko nawe umeze neza. Nibyo numva byanyura, nubwo abantu benshi atari ko bakunze kubyifuza, ariko mba numva ari cyo kimpa amahoro. Kuba mugenzi wanjye ameze neza, ibyo ngibyo biramfasha cyane. Rero umuti w'imitsi
uti byagenda bite? Umuti w'imitsi hari ibyo dusabwa kuba dufite hafi. Ikintu cya mbere turasabwa kuba dufite ibitunguru. Igitunguru cy'umutuku onyo kuba ugifite hafi. Niturangiza turasabwa kuba dufite tungurusumu. Ibi bintu nibyo tugiye kwifashisha maze tube dufite n'amazi. Ibi bintu niba ubifite uko ari bitatu bigiye kugufasha kwivura imitsi. Byenda birashoboka yuko wanyuze mu bitaro bigiye bitandukanye, unyura hirya no hino ariko barakuvura ntibyagenda neza. Uyu ni wo munsi wawe rero kugira ngo ubone umuti w'ibyo wari umaze igihe kitari gitoya, igihe kirekire ushaka byaranze. Ngira ngo murimo murareba ku ifoto, uyu muntu amaguru ye yari afite ikibazo cy'imitsi. Ariko si uyu gusa kuko nawe ushobora kuba ufite iki kibazo. Ariko uyu munsi naje kugira ngo iki kibazo gikemuke kuri wowe waba ufite ikibazo cy'imitsi. Kirakemuka gute rero? Ubu nibwo tugiye kubabwira uko muri bubigenze kugira ngo mubashe kuba mwakira ikibazo cy'imitsi. Kata ibyo bitunguru bishyire mu mazi. Katagura ibitunguru, ukatagure izo tungurusumu. Igitunguru mubyibuke nababwiye igitunguru cy'umutuku, maze ukatagure na tungurusumu. Ibyo bintu ubishyire mu mazi, mu kintu wateguye, utegereze umunsi wose ku buryo bimara guhindura isura cyangwa se bihindura ibara. Niba uri kureba kuri sikirini yawe hariho igikombe kiriho ibitunguru kirimo na tungurusumu, shyiramo amazi yenda kuzura, utegereze umunsi wose bibanze bihindure ibara. Bitarahindura ibara byihorere. Ubwo ndashaka kubaha umuti ubasha kukuvura imitsi. Noneho uyu muti uko umaze kuwubabwira ushobora kuwukoresha unywa cyangwa ubyikandisha. Ubwo ni ukuvuga ngo niba ari ukwikandisha, urikandisha, urareba hahandi hafite ikibazo, ufate bya bindi by'ibikatsi aba ari byo ugende ukandisha, maze nk'uri kumasa. Ubwo ntabwo ubikora rimwe gusa, urabikora byibuze gatatu ku munsi. Niba ari ikibazo gikaze urabikora gatatu ku munsi. Nyuma y'ukwezi kumwe, abiri, iki kibazo kiraba cyakemutse. Niba kandi ari ukunywa nabwo urabigenza kwa kundi, mu gitondo, saa sita, umugoroba, maze ikibazo cyawe kirakemuka. Ntabwo uza kumenya uko cyagenze. Mba mpari ku bwanyu rero, kandi namwe ntekereza yuko muhari ku bwanjye. Ni byiza, ndabakunda cyane, mba ngira ngo mbagezeho umuti. Ubwo ndakuvuye wowe warabuze aho wivuriza, ahasigaye genda wivure ku mafaranga make cyane atarenze amafaranga 200, ubashe kuba wakira. Ahasigaye ubwo uzakanda akanyenyeri kuri ya nimero yanjye, kandi niyo utagakanda njye nakoreye umugisha, ibyanjye nabikoze. Ahasigaye nzahembwa n'Uwiteka.